Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi. U Rwanda ni igihugu gitatse ibyiza bitandukanye. Umuziki nawo ukaza ubiherekeza kuko benshi bakurikirana kandi bakunda muzika. N'abayikora rero bibaha igikundiro kidasanzwe, bagakurikiranwa na benshi ndetse bagakundwa na benshi. Uyu munsi uwo tugiye kugarukaho ni umwe muri abo. Iyo uvuze iri zina benshi bumva agasongero ka muzika nyarwanda. Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben aka Tiger B, yavutse tariki 9 z'ukwa mbere 1987. Kuri ubu akwije imyaka 34 y'amavuko. Yavukiye Kampala mu gihugu cya Uganda kuri Jambo Nima na Esther Mbabazi. Mu bwana bwa Benjamin yakundaga gukina umupira w'amaguru ndetse ari umuhanga cyane ku buryo abenshi bamubonagamo umukinnyi w'ejo hazaza. Usibye gukina umupira w'amaguru yakundaga gusenga anaririmba muri korali. Kubera ubuhanga bwe budasanzwe wasangaga ari no mu bayobozi ba korali kandi akiri mutoya. The Ben ni umwanditsi w'indirimbo akaba n'umuririmbyi mwiza cyane. The Ben akora injyana ya R&B na Afrobeat. Yatangiye urugendo rwe rwa muzika muri 2007. Niho ijwi rye ryatangiye kumvikana mu ndirimbo zitandukanye za Tom Close, akora icyo bita backing. Ndetse ijwi rye ryumvikanye no mu ndirimbo zitandukanye z'abandi bahanzi, ariko ntago benshi babimenye. Nk'uko Tom Close yagiye abitangaza, ni kenshi yagiye asaba The Ben ko yagaragaza ko indirimbo ze yaririmbyemo, ariko The Ben akabyanga kubera yuko atashakaga kugaragara nk'umuhanzi w'indirimbo z'isi. Yumvaga yagaragara nk'umuhanzi wa gospel, cyane cyane ko aribyo niwabo bifuzaga. Ubwo bwoba The Ben yari afite bwaje kurangirana n'umwaka wa 2007, kuko muri 2008 nibwo The Ben yashyize hanze indirimbo ye ya mbere yise Amaso ku Maso, maze urugendo rwe rwa muzika rutangira utyo. Nyuma y'umwaka The Ben atangiye gukora umuziki ku giti cye, yahise atwara igihembo cy'umuhanzi mwiza uririmba injyana ya R&B mu bihembo bya Salax Award. Iki gihembo yaje kongera kukisubiza mu mwaka w'ibihumbi 2010. Izina The Ben rikomeza kuba ubukombe gutyo. Mu bihumbi 2009 The Ben yakoze ibintu bitazasibangana mu mitima ya benshi, aho yerekanye ko akunzwe ku buryo bukomeye cyane. Buri wese wakurikiranaga muzika yibuka neza igitaramo cyo kumurika album ya mbere ya The Ben yitwa Amahirwe ya Nyuma, ariko byarangiye icyo gitaramo kitabaye kubera kutubahiriza amasaha. Icyo gihe Petit Stade yari yakubise yuzuye, utabona naho uhagarara. Uhita wibuka amarira ya The Ben yarize nyuma yo gusubika igitaramo cye. Mu mpera z'umwaka wa 2010 The Ben yahise yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The Ben ageze muri Amerika. Nyuma y'uko The Ben ageze muri Amerika yakomeje urugendo rwe rwa muzika, aho bahise bashinga label yitwa Plus One. Yari ifite itsinda rinini ririmo producer Lick na Cedru n'ubundi bakoranaga bakiri i Kigali. The Ben yatangiye gukora indirimbo zitandukanye harimo I Can See, Africa, Narahindutse, Nzaririmba Igitangaza, Ntacyadutanya, Nzakubona, I'm in Love, Habibi ndetse n'izindi abantu bagiye bakunda cyane. Igikuba cyongeye gucika mu Rwanda, abanyarwanda bamaze kumenya ko umuhanzi uzataramira abanyarwanda ku itariki ya mbere Mutarama 2017 mu gitaramo cya East African Party ari The Ben. Umusore wari ugarutse mu Rwanda nyuma y'imyaka 6. Muri parking ya stade byahabereye byongeye kwerekana ko abahanzi b'abanyarwanda nabo bashoboye, ko nabo bishoboka ko bakuzuza igitaramo nta munyamahanga uhari. Nyuma yaho The Ben yagiye amanika idarapo ry'u Rwanda ahantu henshi hatandukanye, nkaho yagiye kuririmba ku biro bikuru bya UN muri Amerika aririmba indirimbo ye yise I Can See. Uyu musore kandi yaririmbye mu gitaramo gikomeye cyane gihuza abahanzi bakomeye mu mugabane wa Afrika cyabereye muri Dubai. Usibye ibitaramo The Ben yagiye akorana n'abanzi bakomeye mu karere
k'Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se East Africa nka Otile Brown uri mu bahanzi bakunzwe muri Kenya kugeza ubu, B2C group igezweho muri Uganda, ndetse na Rema umuhanzikazi uhagaze neza mu gihugu cy'Ubugande. Ibyo byose byagiye bishyira muzika nyarwanda ku rundi rwego. The Ben uvuka mu muryango usenga cyane si we wenyine wakoze muzika, kuko mu bavukanyi be harimo umuraperi ukomeye cyane mu Rwanda uzwi ku izina rya Green P, umwe mu bashinze itsinda rya Tuff Gang, akaba ari murumuna we ndetse umukurikira. Hakaba na mukuru we witwa Danny Scott nawe wakoze muzika ariko ntiyamenyekanye cyane, kuri ubu asigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango we. Ngaya amateka ya The Ben, umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, urugendo rwe kuva akiri umwana muto kugeza abaye umustar. Uracyari kuri Zara Magazine, njye ndi Remera Gaeta.